Today I have a word that I sense is from God. Muri uyu mugoroba mfite ijambo nibwira yuko ryaturutse ku Mana. As I was praying, asking God for His leading and guidance, the Holy Spirit put this on my heart to share with you. Igihe nasengaga Imana nanayiteza amatwi kugira ngo inyobore ijambo ryayo ryaje ku mutima wanjye byo ngiye kubasangiza. Again, I don't know why, but the Lord has been putting this type of the gospel that is not so popular on my heart these days. Ariko nanone sinzi impamvu Imana irimo gushyira ku mutima wanjye ubutumwa butamamaye muri iki gihe. It is the true gospel, Ni ubutumwa bw'ukuri, but it is not very popular. ariko ntabwo ari ubutumwa bwamamaye cyane. It does not excite people. Ntabwo ari ubutumwa bushishikaje abantu. As I think about it, Igihe nari ndimo as I was kubitekerezaho, thinking about it, the scripture in the in the Gospel of John chapter 6 verse 60 came to mind. mu gihe nabitekerezagaho icyanditswe cyo muri Yohana ibice 6 umurongo wa 60 cyaje mu mutima wanjye. You may read it on your own. You may note it down and read it on your own. I'll just paraphrase it. It's not on the sermon outline that you have in front of you. Ntabwo icyo cyanditswe kiri ku gapapuro nabahaye, ariko ndaza kukivugaho naho tutagisoma. It is when Jesus was speaking to his disciples, Ni igihe Yesu yari arimo kuvugana n'abigishwa be, and he told them some very, very hard words. ababwira amagambo akakaye cyane. And the disciples started speaking amongst themselves, saying, "This is a hard teaching. Who can bear it?" Abigishwa be batangira kujujura hagati yabo bavuga ngo iyi nyigisho ko ikomeye ninde wayihanganira. And actually the Bible says some of those that were following Jesus turned their backs on him and went away. Hanyuma Bibiliya navuga yuko nyuma yo kuvugana gutyo bamwe bahisemo bafata umwanzuro wo kumutera umugongo. I think Jesus was kind of, I don't want to use the word angry, he was unhappy with what they did. Ndibwira yuko Kristo atanejejwe n'ibyo bakoze. Because he says in the verses following that it is not after all me that you were looking for, but the bread I provided you in the wilderness. Kuko muri ayo magambo yakoreshejemo amagambo avuga ngo mu by'ukuri ntabwo ari jye wabazanye mu butayu, ahubwo ni imitsima nabahereye mu butayu yabazanye. Sije mwaje mukurikiye. It was not that you really longed to be with me. That's why you are turning your backs against me. Avuga ati mu by'ukuri biragaragara yuko atari jye mwaje mukurikiye, ni nayo mpamvu musubiyeyo. You were after what you get from me. Ahubwo mwaje mukurikiye ibyo munkuraho. Sometimes we Christians tend to be like that as well. Rimwe na rimwe natwe abakristo hari igihe tumera nk'uko nguko. We follow Jesus when the going is exciting, when he's providing, when he's meeting you at your points of need, when he's providing for you, at your lowest times. Dukurikira Yesu igihe binejeje, igihe utatse agahita kumva, igihe ugize icyo ukena agahita akigusubiriza, akaguha mu gihe cyose ukeneyemo ikintu. And when the going gets tough, we choose to turn our backs to him. Hanyuma ubundi twabona bitangiye gukomera tugamutera umugongo. So today's teaching, the title of today's teaching is Being in the World but Not of the World. Inyigisho y'uyu munsi ifite umutwe uvuga ngo kuba mu isi ariko tutari ab'isi. You can be in the world but not of the world. Ushobora kuba mu isi ariko utari uw'isi. But you can also be in the world and be of the world. Ariko nanone ushobora no kuba mu isi uri n'uw'isi. So what we are trying to understand here is what it is to be in the world, what it is like to be in the world but not of the world. Icyo tugiye kwibandaho no kugerageza kumenya gusobanukirwa ni iki kivuga ngo kuba mu isi ariko utari uwo mu isi. This phrase is not something I made up. Iyi nteruro ntabwo ari iyo nahimbye. It is biblical. It has a biblical reference. Ni nteruro ifite ishyigikiwe na Bibiliya, ifite ibyanditswe Actually, bishyigikira. it is extracted from
very intense moments of the life of Jesus Christ our Lord. ndetse iyi ni interuro yaturutse muri cya gihe cyari gikomeye mu buzima bwa Yesu Kristo. It's a time when Jesus was nearing his death. yari interuro yabonetse igihe Kristo yari arimo kugenda yegera gupfa kwe. Some people confuse the prayer of Jesus with what we read in Matthew, I think chapter 5 or 6, when he was teaching his disciples how to pray. abantu bamwe bajya bibesha cyangwa bagira Yeah, I think it's 6. Chapter 6. abantu bamwe bajya batumva kimwe rya sengesho Kristo yigishije abigishwa be ubwo yabigishaga gusenga. Matthew chapter 6. muri Matayo ibice 6. He says, this is how you ought to pray. aravuga ngo uku niko mukwiriye kujya musenga. Our Father who art in heaven, avuga ati data wa twese uri mu ijuru, hallowed be thy name. izina ryawe ryubahwe, Your kingdom come. ubwami bwawe buze, Your will be done on earth as it is in heaven. ubushake bwawe bube mu isi nk'uko buri mu You know ijuru. the prayer. When we were young, they made us recite that prayer over and over and over again. muzi iryo sengesho abakuriye mu miryango ya Gikristo twatojwe tukiri bato gusubiramo iryo sengesho. And people commonly call it the prayer of our Lord. ndetse iryo sengesho muri rusange abantu baryita isengesho ry'umwami Yesu. But this is not the prayer of our Lord. ariko mu by'ukuri iri ntabwo ari isengesho rya Yesu. The Lord was teaching us how to pray. So Ahubwo- it's actually our prayer. It ought to be our prayer. ahubwo aha Kristo yari arimo kutwigisha gusenga, bivuze ngo ahubwo iryo sengesho ni iryacu, So it's not the Lord's prayer. ntabwo ari isengesho I want to ry'umwami. read the Lord's prayer for you. ndashaka mbasomere isengesho ry'umwami. It is where these words that I am using as the title for our teaching today comes from. ni naho ryo sengesho ryaturutsemo inyigisho, umutwe w'inyigisho tugiye kuvugaho. Jesus uyu mwanya. was sorrowful in his heart. Yesu yari afite agahinda kenshi mu mutima we, He was nearing the time of his crucifixion. yari arimo kwegera igihe cye cyo kubambwa, And he is praying for his disciples. hanyuma asengera abigishwa be. That's when you know, that's when you actually tell what was on Jesus' heart. aha niho rero unamenyera mu by'ukuri cyari ku mutima wa Yesu Kristo. So in most cases, if you want to know things that so much matter and that are so deep and very personal to someone's heart, listen to their prayer. mu by'ukuri nushaka kumenya ikintu kigize icyo gifashe ku muntu, cy'agaciro ku muntu, cya kindi akoresha mu gihe kuko ababaye, uzumve gusenga kwe. Listen to moms. Some of us who are still blessed to have our mamas, listen to them when they are praying when you visit them. uzumve ku bagifite ababyeyi cyangwa bakibasha gusura ababyeyi, uzumve isengesho agusengera. You can predict what they are going to say. ushobora kuba reka nkoreshe gutomboza, watekereza icyo agiye kusenga mu And you don't isengesho miss rye, it. kandi ukisanga akenshi icyo They have watekereje n'icyo certain akoresheje. things that matter so much that they hold so dear in their heart. Every time they bow before God to pray, they will make mention of that. hari ibintu by'agaciro bikomeye mu mitima yabo bahaye agaciro cyane, ku buryo igihe cyose apfukamye asenga icyo kintu atabura kukibwira You will Imana. listen to them and you will see them articulate. You will hear them articulate, make mention of their children's names. Pray for them by name. uzabumva basenga ku buryo butomoye, avuga izina ry'umwana we uko abafite. They cannot pray a general prayer without specifically mentioning the names of their children. ntabwo ashobora gusenga isengesho rya rusange atavuze abana So be if you want to n'izina know umwe ku wundi. what is people, what makes them have sleepless nights, if you want to know things that really matter, listen to people's prayers. You know what they cherish. ushaka kumenya ibintu bigize icyo bivuze mu buzima bw'umuntu, ujye wumva utega amatwi isengesho basenga. So Jesus was praying. I will not read the whole prayer. You can read it for yourself. Now- But it is all over from chapter 15 through verse chapter 17. He is praying for the church. He's praying for the disciples. He's praying. Actually, he prays and was so specific at the point he says, I'm not only praying for this, but also for those who will believe their message.
turabona iri sengesho ntabwo turi buri some ryose, ariko Yesu yasenzemo isengesho rikomeye cyane, avuga ku bigishwa be, aranatera intambwe aravuga ngo sinsabira n'aba gusa, ahubwo n'abandi bazizera ubutumwa bwiza ndabasabira. Bazizezwa n'ubutumwa bazababwira. Praying for those that were in front of him, the disciples he was walking with, but also going ahead and saying, Father, I am not only praying for these people that are before me, the disciples that have abandoned everything to follow me. I'm also praying for those who will believe the message that these ones will preach to them. Yabwiye data, aramubwira ati, data ntabwo nsengera abangaba abigishwa nigishije cyangwa basize byose ku bwanjye, ahubwo ndasengera n'abandi bazizezwa n'ijambo abangaba bazababwiriza. He prayed honestly from his heart. Asengesha ukuri guturutse mu mutima we. He said, Father, I am leaving the world, I'm coming to you. Aravuga ati, data ndimo ndava mu isi ngusanga. When I was with them, I kept them, I protected them. I did not lose one of them except the son of perdition, so that the scriptures may be fulfilled. Aravuga ati, igihe nari ndi kumwe nawe nabarindiye mu ijambo ryawe, nta n'umwe wabuze cyangwa warimbutse muri bo keretse umwana wo kurimbukwa, so that the scriptures may be fulfilled. Kugira ngo ibyanditswe bisohozwe. He continues to pray honestly from his heart, and he prays out to the Father and saying, Father, I'm not praying that you take them out of the world. Arakomeza arasenga muri rya sengesho ry'umutima, aravuga ngo, data ntabwo nsaba ngo bakure mu isi, but keep them from the evil one. Aravuga ati, ahubwo ubarinde umubi. He was praying for all of us. Yari arimo He kudusengera. prayed for his disciples, those that were following him 2,000 years, and for those who will follow the gospel after them. Yasengeye abo bigishwa bari ku birenge bye mu myaka 2000 ishize, anasengera natwe abazumva ubutumwa bwiza tubwizera. But the title of my teaching today comes from two verses in this prayer that I have chosen to extract. Two passages. One is in chapter, let me begin with the one in chapter 15 of John. They are both in John. John 15:19. And this is what he says. Umutwe w'inyigisho turawukura mu bice bibiri, cya 15 umurongo wa 19 n'icya 17, ariko reka duhere ku cya 15 kumva uko yavuze. I will read just one verse in this chapter 15. Verse 19, he says, if they were of the world would love them as its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. This is before his prayer he is speaking to his disciples. Mbere yuko abasengera yarabanje kubategura mu bitekerezo, arababwira ngo, iyo muba ab'isi baba babakunze, ariko kuko mutari ab'isi, ahubwo n'abatoranije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. But when you come to 17, verse 14, let's see how he prays. Reka rero tujye ku gice cya 17 umurongo wa 14 twumva uko yasenze. This is his prayer. Iri ni isengesho yavuze. Well, you can begin the whole of chapter 17 says, when Jesus had spoken these words, he lifted up his eyes to heaven. You know, after exalting his disciples in chapters, in the subsequent chapters 15, 16, then in 17, the Bible begins, verse 1 begins, when he had spoken these words to his disciples, he lifted up his eyes to heaven. He begins his prayer now. Turabona yuko iri sengesho riri mu kiganiro kimwe yari afitanye n'abigishwa be, nyuma yo kubahumuriza no kubasubizamo imbaraga no kubahugura, ngo amaze kubabwira ibyo ngarambura amaboko areba mu ijuru. And said, Father, so he's beginning to pray. When you address Father, you are praying, right? You agree with me on that? Arangije aravuga ngo data, bivuze ngo ateruye isengesho iyo akoresheje iri jambo ngo data, as I told you, gusenga. It goes on as I said earlier, Father, the hour has come, glorify your Son, that the Son may glorify you, since you have given him authority over all flesh, to give eternal life to all who you have given him. That's how he begins his prayer.
aterura isengesho avuga ngo data igihe kirasohoye ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose kugira ngo abo wamuhaye bose abaho ubugingo buhoraho. But I want to skip and come to verse 14. ariko ndashaka gusimbuka tugere ku murongo wa It is the 14. continuation of this prayer. ni iri sengesho rikomeza. And he says, I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world. arababwira ati nabahaye ijambo ryawe kandi ab'isi barabanga kuko atari ab'isi. Just as I am not of the world. si ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. And he goes on to say, I do not ask you to take them out of the world, but that you may keep them from the evil one. arakomeza aravuga ngo sinsaba ko bakura mu isi ahubwo barinde umubi. They are not of the world, just as I am not of the world. ntabwo ari ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. And that's where I picked the title for my sharing today. aha niho nakuye umutwe w'inyigisho tugiye gusangira uyu munsi. Being in the world, but not of the world. kuba mu isi ariko utari uw'isi. Jesus is praying that the Father will not take his disciples out of the world, but he will keep them. The Yes. world hates them because they are not of the world, though they live in the world. yesu aravuga ati data yasabye imana kugira ngo idakura abantu be mu isi ahubwo ibarindire mu isi kuko atari ab'isi nubwo batuye mu isi. So, one question that really comes straight away to your mind is, what does it mean to be of the world from a biblical standpoint? ikibazo cya mbere cyaza mu bitekerezo by'umuntu cyavuga ngo bivuze iki cyangwa bisobanuye iki kuba mu isi utari uw'isi. What does it mean to be of the world? Who is? kuba uw'isi bivuze iki ukurikije uko Bibiliya The word isobanura. used in the translation of the Bible from Greek, the Greek word used is cosmos. The word cosmos. Bibiliya yakoresheje Bibiliya zasobanuwe zikomora ubusobanuro bwazo mu magambo y'ikigiriki. iryo jambo rivuze cosmos. Cosmos means the planet or the earth and the entire humanity that lives on the earth in the Greek sense. iri jambo mu kigiriki riragutse cyane rivuze uyu mubumbe dutuyeho n'abantu bari ku isi mbese isi n'abantu bayiriho. So, but one asks himself, what did Jesus really mean we are not of the world? ariko aha ikibazo kiribaza ngo mu by'ukuri yesu yashatse kuvuga iki avuga ngo ntituri What ab'isi. does it mean to be of the world? ese kuba uw'isi byo bivuze iki? The word that comes very naturally is worldly. To be worldly. That is synonymous with being of the world. ijambo ryihuse cyane rivuze uw'isi bisobanuye kuba umuntu When you have Rwandan wo mu citizenship, isi. when you have Rwandan citizenship, they call you Rwandese mu or gihe Rwandan. mu gihe ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda bakwita umunyarwanda. If you are an American, if you are a citizen of America, you are called an American. iyo uri umuturage ufite ubwenegihugu bwa Amerika witwa umunyamerika. When you are a citizen of the world, you are worldly. iyo uri umuturage w'isi rero uba uri uw'isi. But then what does it mean? We are also natives of this world. What does it mean? Jesus says they are not of the world. What does it mean we are not of the world? ariko mu by'ukuri ko natwe tuvuka muri iyi si yesu ashatse gusobanura iki iyo atwise ko tutari ab'isi. Let's dive a little deep. And I want to get the biblical, because we said, what does it mean from a biblical standpoint? So let's see what the Bible says about that. nk'uko twavuze ngo gusobanukirwa iki kibazo kuba uw'isi cyo bivuze mu buryo bwa Bibiliya tugiye kwimbikaho gato turebe ubundi busobanuro. There are many passages in the Bible that talk about that, but I chose the one in Romans chapter 12.
hari indi mirongo myinshi yo From muri verse Bibiliya 2. ibivugaho, ariko nahisemo umurongo wo mu Baroma ibice 12 umurongo wa If we kabiri. have time, we may see a number of them, but let's begin with this. Nimuba mufite umwanya mwazacukumbura mukabona n'ibindi, ariko reka twibande kuri iki. What is being worldly from a biblical standpoint? Bivuze iki kuba uw'isi ubirebeye mu byanditswe uko bibisobanura? This is what Paul says writing to Romans. Uku niko Pawulo yavuze yandikira Abaroma Chapter 12 verses 2. ibice 12 umurongo He wa says, kabiri. do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is and his pleasing and perfect will. Pawulo arababwira ati kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. So he says, you that have chosen to follow Christ, stop conforming yourselves to the worldly standards. Arababwira ati mwebwe abahamagariwe gukurikira Kristo, murekeraho kwishushanya n'ab'iki gihe bagendera Stop ku living migenzereze your y'isi. lives according to the patterns of the world. Stop living, having a lifestyle that lives off of patterning, conforming to the patterns of the world. Murekeraho muhagarike kugira imibereho igenda ijyanishije n'imigenzereze y'iyi si. Today, this IT, we are in an IT world now. The world is so IT charged. Muri ibi bihe turimo, With a lot of social media outlets and platforms. muri ibi bihe turimo isi iri mu gihe cy'ikoranabuhanga rihambaye, aho tusanga ibintu byose tubibona ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi bidufasha. And it has made the world become too small because of media sharing of information. Ubu buryo bworoshye bwo kubona amakuru bwatumye isi isa nkaho yegeranye cyane. One of the common words that are used today by young people is trending. When they say something is trending, you mean nicyo kigezweho. When you say something is trending, that means that is it's the page where everybody is at. Iyo uvuze ngo iki kintu kigezweho, biba bivuze ngo abantu bose iki kintu bakimenye cyangwa nicyo barimo kugenderaho. Thinking of reading a book, that's the page where everybody is reading. Tubishyize mu buryo bwo gusoma ikintu kigezweho kisa nkaho ari page abantu bagezeho batangiye gusoma. Sarah mode. Nibyo It's the bigezweho. fashion, it's the pattern, it's trending. It is something that is on spot. That's what is current. Ni ikintu kiba kigezweho muri icyo gihe abantu bose bakizi cyangwa bakimenye. So, Paul, writing to Romans, he says, in fact, when you read from verse 1 of Romans 12, because we started from verse 2, but if you read verse 1, see what he says. Aha niho Pawulo ababwira, ariko dusomye dutangiriye ku murongo wa mbere tugiye kureba uko yateruye iki gice avuga. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifices. Now, present your body as a living sacrifice. Now, normally we know that the sacrifice is offered. It can't be living. Because for sacrifice to happen, life must go, right? So there is an element of, there is a sacrificial element to that verse. Present your bodies, I beseech you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice. Yes, you are not dead, but let your body be a sacrifice. Hano ateruye amagambo yinginga iri torero cyangwa ababera bo muri Biroma, arababwira ati ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima. Mu by'ukuri muri rusange igitambo kiricwa,
ariko ahangaha arabasaba ko ibitambo imibiri yabo ihinduka ibitambo bizima. But that means that it just implies that there is an element to it. Pause in treating. There is an element of sacrifice. There is an element of giving something so precious, giving away something so precious. Mu by'ukuri ubu bwitange Pawulo arimo kubasaba burerekana yuko harimo ikintu gikomeye gisa nko gutamba cyangwa kwitanga, gutanga ikintu kiguturutse ahantu. No gutamba. Letting go something so dear. Avuga ati hagira ikintu mwari mukunze cyane muzibukira. Holy, your body is being holy and acceptable to God. Hanyuma imibiri yanyu ibe iyera kandi yemerwa imbere y'Imana. Do you know how he calls that? Muzi That is what he calls spiritual worship. muzi icyo yashakaga kuvuga, yaravugaga ati cyangwa ubusobanuro bwabyo nibyo yise kuramenya ko mu buryo bwo mu mwuka. Mu buryo bwo mu mwuka, when we are talking the spiritual language, true spiritual worship is not the singing of your voice. Mu by'ukuri iyo tugiye mu buryo mu mvugo yo mu mwuka, kuramya kw'indirimbo ntabwo ari cyangwa kuririmba ntabwo ari ko kuramya konyine. There is more to that than just your voice. Hari ikintu kiba kirenze ryajwi ryawe. Your singing is very good. Yego kuririmba gushobora kuba kwiza. And it is okay for our tongues, our mouth to express what is on our heart. Kandi ni byiza rwose akanwa kacu kwerekana ibiri mu mitima yacu. But there must be something at the heart before you can express it. Ariko mbere yuko bisohoka ku rurimi haba hakwiriye kugira ikintu kiri ku mutima. Part of it is that act of you getting up. Afternoons are not the best time to come to church, but you still say, I will go there anyway. Kimwe muri byo ni cya gihe uhaguruka nuko tubibona uyu munsi cyangwa uyu mwanya atari igihe mu by'ukuri kinogeye abantu kuza mu materaniro, ariko ukabirenga ukavuga uti ndajyayo. People are accustomed to coming to church in the morning, but when you say it is afternoon, that's when we have the opportunity to do it. I don't mind, I will go there anyway. Mu by'ukuri muri rusange abantu bamenyereye kubyuka bajya mu rusengero ku cyumweru, ariko iyo bibaye nimugoroba ukavuga ngo niyo mahirwe mbonye ndaza kubikora, icyo gihe hari ikintu ubutaha. That's an act of worship. Icyo ni kimwe mu biranga kuramya. There is a trend, there is a pattern that you are counterculturally opposed to do that act. Hari ikintu cyamamaye cyangwa Hari ikintu umuco gisanzwe, umenyerewe, hari injyana isanzwe izwi yoroshye gukora, wahwanyije nayo ariko urengaho wemera guhabanya nayo. That's an act of worship. icyo nacyo ni igikorwa cyo kuramya. Think it's raining, for example. Urundi rugero twavuga imvura irimo kugwa. You know, naturally you have an excuse to stay home. Mu by'ukuri icyo gihe hari yaba ari impamvu yatuma uguma mu rugo. That's a natural trend. Icyo nacyo ni umuco uzwi. That's a normal pattern. Ubwo ni ubuzima Nobody busanzwe. will blame you. Ntawe uzagucira But urubanza. your soul says, no, even if it is raining, I'll get an umbrella. I don't mind. I will take easy shoes, but I'm going to church anyway. Ariko umutima wawe ukubwiye ngo ndabibona imvura irimo iragwa, ariko ngiye gufata umutaka ngerageze ngere ku rusengero uko bimeze kose. Or I'm going to pay an extra expense that was not planned for. I'll pay a taxi, but I'll go to church anyway. Cyangwa ukavuga ngo ngiye kurekura andi mafaranga ntari nateganirije igikorwa ngiye gukora, mpamagare taxi voiture injyane ku rusengero ariko ngereyo. That's an act of worship. Icyo nacyo mu by'ukuri ni igikorwa cyo kuramya. Paul, in treating the Romans, he says, brothers and sisters, I entreat you by the mercies of God to present your bodies as living sacrifices. Pawulo yinginga aba banyaroma yarababwiye ati ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu nk'ibitambo bizima. Our approach to God should not be when it is easy. Kuza imbere y'Imana kwacu ntabwo bikwiriye kuba cya gihe byoroshye. It's not to be only when it is comfortable. Ntabwo ari cya gihe hari ubwo bususuke, hari uko koroherwa.
It is okay when God makes it easy for you. mu by'ukuri ntacyo bitwaye, ni na byiza imana ibikorohereje kuza mu kubaho kwayo bikakuba bikoroheye. But you should not, it's not be it's not be, it's not be, what's the right word? Conditioned to easiness. Then you lose the essence of sacrifice. ariko ntabwo kuza mu kubaho kw'Imana bikwiriye kubamo rya hame ryo kuvuga ngo bibe byoroshye buri gihe. Bibaye bityo icyo gihe watakaza wa mutima wo kuramya. True worship, true spiritual worship involves sacrifice. Kuramya nyakuri ko mu buryo bwo mu mwuka gusaba igitambo. But he goes on to say on verse 2, akomeza rero umurongo wa kabiri arababwira ati, part of that expression of worship, he says, do not be conformed to this world. nyuma yo kubabwira uku kuramya gutanga imibiri yabo aravuga ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe. It has to do with your body as well. This conformity to the world is the physical, it has to do with our bodies as well. no kwigereranya cyangwa kwishushanya n'ab'isi nabyo hari icyo bitwara cyangwa bikora ku mibiri Bifitanye yacu. isano n'imibiri yacu. Conformity to the world. kwigereranya cyangwa kwishushanya n'isi. Kugenza nk'uko bagenza. So being worldly means kugenza nk'uko isi igenza. kuba uw'isi bivuze ngo doing as they do. Letting the world set standards for you. ukareka isi ikagushyiriraho ibyo ugenderaho. Letting the world establish taboos for you. ukareka isi ikagushyiriraho ibizira, ikakubakira ibizira ku buzima bwawe. When the world says this is a taboo, you don't do it. isi yabivuze ngo iki kirazira, nawe ukumva ukavuga ko icyo kizira nyine. Then you are becoming world. icyo gihe uba urimo kuba uw'isi. We are living in the world, but we have our own taboos. tuba mu isi ariko hari ibyo twita ibizira isi itita ibizira. We should go by our own taboos. Though we live in the world, we are citizens of heaven. nubwo turi muri iyi si twibuke ko turi abaturage b'ijuru, hari kirazira zacu bwite tugomba kugenderamo. According to Paul, being of the world means being worldly, fashioning yourself with worldly trends and patterns. ukurikije imvugo ya Pawulo, kuba mu isi cyangwa kuba uw'isi bivuze ngo kwigereranya, kwishushanya n'imigenzereze n'imigenzo n'imitwarize y'iyi si. When you talk of Christian in Kinyarwanda, it does seem like it's you are acting. No, but conformity to the world is real life. You are not acting, you are living. kwishushanya ntibise nk'aho bibyoroheje, ahubwo kugenza kugenza nk'uko isi igenza nibyo ni ubuzima umuntu abaho. Remember, the world is driven by a certain spirit. mwibuke yuko isi twawe n'umwuka wa Satani. The world has its own spirit. isi ifite umwuka wayo yigenga. Just like Christians should have a spirit that governs them. nk'uko abakristo bagomba kugira umwuka ubayobora. So Christians are supposed to be led by the Spirit of God, and the worldly people are supposed to be led by the spirit of the world. abakristo bagomba kuyoborwa n'umwuka w'Imana, n'ab'isi bakayoborwa n'umwuka w'isi. Those two spirits are very real. iyo myuka uko ari ibiri, We may not see them with our eyes, but are as real as you and I are real. ntabwo tubasha kwibonesha amaso, ariko ni imyuka iriho nk'uko jye nawe turiho. The alternative or opposed lifestyle is countercultural. indi mibereho ihabanye n'iyemewe yitwa kubusanya n'umuco w'isi. I always say, let's first read this scripture because it will put it in context. 1 Peter
chapter 4, verses 2 through 5. reka dusome petero wa mbere ibice bine guhera ku murongo wa kabiri kugera kwa gatanu. Peter says, he's writing in his epistle to the church, and he says these words. As a result, you do not live the rest of your lives, the rest of their earthly lives. As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. He's talking about these people who have followed Jesus. As a result of following Jesus, they do not live the rest of their earthly lives or the rest of their life on earth for evil human desires, but rather they live for the will of God. For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detestable idolatry. They are surprised that you do not join them in their reckless wild living, and they heap abuse on you. But they will have to give account to him who is ready to judge the living and the dead. petero hano arimo kubwira abantu bakurikiye yesu aravuga ati ngo ahere ko amara iminsi isigaye akiri mu mubiri atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu ahubwo akora iby'Imana ishaka kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora no kugira ingeso z'isoni nke n'izo kurarikira no kunywa inzoga nyinshi no kugira ibiganiro bibi no gusinda n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo. Basigaye batangazwa nuko muri ibyo mudafatanya nabo gushayisha no gukabya ubukubaganyi nkabo bakabasebya. Nyamara bazabibazwa n'uwiteguye guca imanza z'abazima n'abapfuye. And Peter, both were speaking about how do Christians live in the world and do not lose their identity. Aha rero Paulo na Petero barahuza bavuga ngo bavuga ku buryo umuntu ashobora kuba mu isi, umukristo akaba mu isi ariko ntatakaze uwo ari we. You remain with your Christian values. Ugasigarana indangagaciro zawe za gikristo. You remain with your Christian taboos. Ugagumana kirazira zawe zo mu buryo bwa gikristo zishingiye ku bukristo. You don't trade it away. Ntubireke, ntubijugunye. You don't follow trends. Imagine if Indians were going to follow the trend in Kigali, they would become Rwandans the next day. Bibaze abahinde baje bakakurikiza imigenzereze y'abanyarwanda i Kigali, bakareba ibigezweho, ibihanze, ibiri kuri benshi, ibyo ibyemewe cyane, barekeraho kuba abahinde uretse ubu ariko umuco wabo wahiga. So, as Christians, we are called to be in this world, but not of the world. N'abakristo rero duhamagariwe kuba muri iyi si ariko tutari abayo. That's what Jesus prayed for. Ibi nibyo Yesu yasengeye. That's what Paul is exhorting us to do. Ibi nibyo Paulo arimo kuduhugurira gukora. That is why Jesus says the world will hate his true disciples. Iyi niyo mpamvu Yesu yavuze ngo isi izanga abigishwa nyakuri. In fact, if the world doesn't find our lifestyle contradicting and conflicting with theirs, we probably need to examine our walk with Jesus. Mu by'ukuri isi bayo itarimo kugongana n'imigenzereze yacu cyangwa n'imibereho n'indangagaciro zacu, byaba bidusaba kwisuzuma tukareba agakiza kacu n'uburyo dukurikiyemo Kristo. When you see that your lifestyle, when we see that our lifestyle is not conflicting with worldly norms and standards,
with worldly trends. It actually means, it means we are in tandem, we are in agreement. We are living the same life, we are sharing a life. igihe ubuzima bwacu butarimo kugira aho bugonganira n'imigenzereze n'imitwarize imenyerewe mu isi, icyo gihe biba bivuze ngo turimo turemeranya n'isi. If at your place of work, igihe uri mu kazi kawe aho ukorera, your practices, ibikorwa byawe, your approach, your ethical, your ethics at work, what you do and how you do it at work, never actually contradicts how worldly people do it, then probably there's a problem. ubaye uri mu kazi, imigenzereze yawe, imikorere yawe, uko ukora ibintu n'uburyo ubikoramo, bibaye hatari aho bitagira aho bibusanya n'imigenzereze yo mu isi, usuzume gukizwa kawe cyangwa ubukristo bwawe. Unless if your life has become so fruitful that you are influencing those around you, that is acceptable. Ibyo bishoboka gusa igihe ubuzima bwawe bwese wageze ahantu wera imbuto nyinshi, hanyuma ukigarurira abantu mukorana, aho ho birashoboka. There are two ways to not conflict or contradict the lifestyle of the worldly people. Hari inzira, uburyo bubiri bwo kutagongana k'ubuzima bwacu n'imigenzereze yo mu isi. You simply can't have it two ways and do not conflict. It just means either you have compromised and are living like they do, or because of who you are, your lifestyle has dominated and everybody else lives off of you. Harimo uburyo bubiri bwo kuba ari wowe ugandukiye imigenzereze y'isi, cyangwa wowe wazamuye uwuriwe, isi ikaganzwa n'imigenzereze yawe, ariko ntushobora kuba bakagira isoni zo gukora ibyaha imbere yawe. Inzira ebyiri, ahandi haba nta hantu ho hagati aho umwe mwabikora ntimugonga, umwe akaguma mu nzira ye n'undi akaguma mu ye ntimugongane, ntabwo bibaho. Either urabaganza cyangwa bakakuganza. There is no man's land. No neutral ground. Today, corruption is becoming rampant in Rwanda, in Kigali. Uyu munsi ruswa iragenda igwira cyane mu gihugu cyangwa muri Kigali. And the more the government intensifies the way to seal off windows through which corruption is done, the more people become creative. Kandi uko leta irushaho kugerageza gukinga cyangwa gufunga inzira ruswa yabonerwamo, abantu niko barushaho guhimba no kunguka ubundi bwenge bwo kuba bayikora. Now, there are people who are called consultants who take the role of consultants. If you want a service, you go through them because they know someone who gives it, and that someone trusts them to receive bribe without putting their lives in jeopardy. Hariho abantu biswe abagenzuzi. Yeah. Consultants have to run it. So, for example, if you are looking for services, they are very common in places like land authority. If you are looking for ibyangombwa by'ibibanza, or you are looking for driver's licenses, or you're looking for where else is this common? Building permits. So there are people who tell you that just pay me for a service to do this, because paying for a service is not punishable by law. So it's not deemed as corruption. So they say, you're looking for icyangombwa cyo kubaka, just come to me, pay a fee, leave it to me. I know what I will do there. What you need is icyangombwa, I will bring it for you. Hariho abantu basa nkaho
bari mu nzego aho bisa nkaho kugira icyo ugeraho ubanyuraho, hanyuma bakakubwira ati njyewe nyishyura aya mafaranga y'iyi serivisi, wowe wigendere wiryamire nzabigukorera uzabona icyo washakaga. But do you know who the only qualification they have? The only qualification they have is that if Herbert is the one issuing ibyangombwa, Fred knows Herbert. They trust one another. No one can put the other in danger. So it is safer for me to pay a service to Fred, because he knows how he handles it with Herbert. So he will charge me a fee, a consultancy fee of 10,000, and he knows that 2,000 belongs to Herbert, because he trusts Fred. Herbert doesn't trust me, he trusts me. Right. But he will take his bribe, and everybody else who wants the same service goes through Fred. Twabita nk'abahuza, hari umuntu ushinzwe gutanga ibyangombwa, hakaba n'undi urimo hagati uziranye n'uriya muntu utanga ibyangombwa ku buryo ibyo bakorana nta wava mu ndi. Noneho ushaka ibyangombwa agasanga wa muntu uri hagati akamubwira yuko ari serivisi agiye kumukorera, amuha 10,000, ariko wa wundi uri hagati akaba azi neza yuko uri butanga ibyangombwa nyirizina ari bugireho nk'ibihumbi 2 cyangwa 3. Bigakorwa mu buryo buhishwe nka serivisi, bikarangira ari nka serivisi. Nkoresheje utubare dutoya, they use colossal sums. So people, Ghana Revenue Authority now, you plan EBM so that nobody evades tax, and they have their own game. These people are weird. Uko Rwanda Revenue gerageza guhishura uburyo bikorwa igashyiraho ikindi kintu cyasa nkaho kibagoye, nabo bunguka ubundi bwenge kuko bafite ubwenge bwinshi bwo kubigeraho. How do you get to know? You say, but you are charging me so much for your service, And he says, yeah, Pastor, if I told you the details, you wouldn't pay. Hanyuma muri ya migenzereze yabo, iyo usanga wijujutse ukamubwira ngo ariko urimo uranyaka amafaranga menshi kuri iyi serivisi, akakubwira ati pastor, ndamutse nkubwiye details z'ibiri bukorwe cyangwa yo wakabaye wishyura wabireka, byasoza utabishoboye. And that's reality. And they tell you that's a culture. They tell you there is nothing you can do about it. Now, Matthew, how I got to know this, I was talking to someone who is supposed to be a Christian. Akakubwira ati rero mu by'ukuri muri rusange ibi bintu ntabwo wabishobora, muzi impamvu cyangwa aho ndimo kubikura nuko nahuye n'umuntu uri muri ubwo buzima kandi wiyita umukristo. People had, some friends of mine had recommended him to me. They said he's a Christian, go approach him. And I said, and he told me that's how it is. There's no. And I said, okay, I may even do it. You're corrupting your soul. Uwo muntu rero twarahuye anyemeza uburyo ariko bikorwa nta yindi nzira ibaho, namubwira ni okay, niba ari nako bikorwa. Sometimes we are held as hostages of these established trends. We are held as hostages. You become a hostage. You can't get a service because this is a dead thing that is so established that you have nothing to do about it. Mu by'ukuri twisanga kenshi twafashwe bugwate n'iki kintu kiriho, ugakenera serivisi ariko akaba nta yindi nzira ushobora kunyuramo kiretse kunyura ahantu nyine. When we talk of, sometimes buriya ariko twisengera turimo guhambira imyuka mibi mu mvugo z'amahanga, ibyo bita stronghold. Mu Kinyarwanda ijambo ririmo ni ibihome, ngo ni ugusenya ibihome. Sometimes we talk of strongholds and we do not know what we are talking about.
rimwe na rimwe hari igihe tuvuga ijambo ibihome We ariko think they are just ntidusobanukirwe neza imaginary icyo things bivuze. that you put down all these strongholds. We put down the strongholds in the name of Jesus. Do you know what the stronghold? That sometimes we are already hostages of the same stronghold. rimwe na rimwe hari igihe tujya gusenga ukumva ari nk'ibintu biri mu kirere byo mu buryo bwo mu mwuka ukavuga ngo ndakubita hasi ibihome ndakubita hasi ibihome, ariko mu by'ukuri mu buzima busanzwe hari igihe tuba natwe mu by'ukuri uboshywe n'igihome, hari igihome kikuzengurutse. Maybe an act of spiritual worship that God wants me to do is to say, okay, that's how you get this service. And there is no other way, proper way of having this service. Take it. hari igihe rero I accept losing that service because that's the only way. rero ku bigendanye n'imibereho yacu ya gikristo, ahari hari igihe ushobora gusanga cya gihome bigusaba kuvuga ngo niba ari ukumukora wari uburyo mukoramo, byaruta yuko nareka iyo serivisi nkahomba icyo nari kubona aho kugendera muri iyo nzira. Who of us, someone who took 3 days of fasting and went to Masoro Gardens and spent 3 hours every day pulling down strongholds, and someone who says, hey Charles, if that's the only way to get this service, take it. I'll do without this service. Who of us have destroyed the stronghold? Which one of the two destroys, actually affects that stronghold? urugero abantu babiri muri twe, umwe ahora ajya imasoro gusenga buri munsi akubita hasi ibihome, akubita Yiyirije n'ubusa, my friend. imisozi yiyirije, hakaba n'undi ku ruhande uvuga ati niba ari ubu buryo birimo gukorwamo ibyo murimo gukora, niba ari ubu buryo buhari bwonyine bwo kuba nabona serivisi, mubireke mubijyane mbihombe. Ninde mu by'ukuri waba ashenye igihome nyakuri? Ni uwiyiriza agasenga. Hariho ibintu tudakora mu masengesho nk'abakiriya, hariho ibintu dukora, hariho ibintu birimo kuduha byitwa spiritual act of worship, sacrificial, byo gutamba. Hari ibintu by'ibitambo dukwiye kurekura, hari ibitambo dukwiye kurekura, hari ibintu dukunze, hari ibintu dutsimbarayeho, hari ibintu duha agaciro dukwiye kwemera tugatakaza kugira ngo twe-establishing true worship. Naho ubundi katubayeho turashize. Kera, when I was a young man before I got married, kera nkiri umusore mbere yo gushaka, actually before I even returned to Rwanda, I was in exile. I was working for a company and I used to go do purchases from Kenya. I was living in Uganda and I would go to Kenya to buy some purchases ndetse hari na mbere yuko dutaha for my organization. hari mbere yuko dutaha tukiri mu mahanga, hari umushinga nakoragamo cyangwa kampani nakoragamo yakuraga ibintu muri Kenya. So I met a friend, I will not mention his name, he's a very prominent pastor. Nahuye n'umuntu ntari buvuga izina kuko n'umuzwi, And we would go together to Kenya. I had just become a Christian, I was so passionate. I didn't know that Christians do weird things. uwo muntu twagombaga kujyana muri Kenya, ndetse numvaga binteye umunezero kuko nawe yari umukristo, yitwa umukristo, ariko sinari nzi ko n'umukristo yakora ibintu bibi. This time it was around 1988. We traveled by bus. We reached a place called Maraba, border between Kenya and Uganda. And they denied him entry to go through to Kenya. Twari mu rugendo tuva Kampala tujya muri Kenya, tugera ahantu hitwa Maraba ku mupaka wa Uganda na Kenya, hanyuma bamubuza They gukomeza. refused to stamp his passport, they denied him entry. Banga gutera kashe kuri pasiporo ye, bamwangira kwinjira. He went back, put some money in his stamp, and he came and gave it to one of the immigration officers. I can't remember how much it was. Hanyuma ajya ku ruhande afata amafaranga ntamenye umubare, ayazana mu gipfunsi ayahereza umuntu wo kuri. They stamped his passport and we went. So we were sharing a room in a hotel. Hanyuma ayahereza uwo muntu kugira ngo amwemerere gukomeza. Turakomeza, twarakomeje kuko twarajyanye tuba muri. He knew I saw him.
yari abizi ko muzi. I thought you would maybe make a confession. Natekereje yuko ari bwihane. So, in the middle of the night, at around, he was very dedicated. He was like a Muslim. 3 a.m. in the morning, he woke up and he was speaking in tongues. Yari What is this guy doing? Is this Roma? This guy hasn't repented. He just committed a sin just across the border a few hours ago. Now he's here praying in tongues. He did not even say sorry. I saw him. yari umunyeshyaka cyane mu byo gusenga ku buryo saa 9 zuzuye yabyukaga nkuko yabyutse atangira guhita avuga mu ndimi, ariko je mpita ntangara ndibaza uyu muntu nta nubwo yihanye, nta nubwo yigeze agira umwanya wo kwihana, atangiye gusenga. So sometimes we cheat ourselves and we think that we can live by the standards of the world and compensate with some superficial spirituality. It doesn't work like that with God. rimwe na rimwe tujya twibeshya tukibwira yuko turi bugihanishe cyangwa turi bugenze uko isi igenza, Imana ntabwo bayiharuka. tukaza kubitwikirizaho imigenzereze yacu. Imana ntabwo bayiharuka. Niba unaniwe, at least emera ko wananiwe. That's the bare minimum. Niba urayemerere ko wananiwe, ariko kurenzaho ugapretendinga nkaho hari ukuntu uri wikorompe nayo, doesn't work like that. That is why, and I'm coming to, the importance, the benefits of living, embracing this. There's a dynamic. I was looking for a word the whole of yesterday and part of this morning to define the word divine tension. Now, tension is pressure created because of two opposing forces. That's what, in English language, what you call tension. It's when two opposing forces, two strong forces oppose. The pressure created is called tension. Nahoze ntekereza iri jambo tension uko narisobanura, ariko mu by'ukuri risobanuye ngo ni za mbaraga ziba hagati y'ibintu bibiri bihabanye birimo gusa nkaho bisunikana. So, embracing that tension, kwakira rero izo nkeke cyangwa icyo gitutu, that tension created in your heart. Izo I have lived it. As I tell you, I have lived it. Izo nkeke zaremwe mu mutima wawe, ibyo mbabwira ni ibintu nanjye nabayemo. You know the will of God. Ikabuza ubushake bw'Imana. But you are working in an established trend, like the culture I was telling you. Ariko ukaba urimo gukorera ahantu hari icyo umuco waremye washyizeho. Can you imagine? Someone is paid to give you a service, and he won't give you service until he has a bribe. And when you think that is strange, they think you are strange. Can you imagine? Umuntu akaba agutezeho kumuha ruswa kugira ngo agukorere ikintu runaka. Ahemberwa gutanga serivisi runaka niko kazi yasabye. Barabimwihembera 100%, bakamutangira n'imisoro ishingiye kuri bakanamuzigamira no muri sosiyete, bakamuha n'andi mahirwe, bakamuha no kwivuza kugira ngo aguhe iyo serivisi. Urumva? Barangiza gukora ibyo byose ngo aguhe iyo serivisi, akanga kwivuza udatanze ruswa, kandi wabona ko ibyo bidakwiye, akabona ari wowe udasanzwe. Ufite ikibazo. Akakureba kabisa, apana we no kumugeraho ubundi biba bigoye, abamukikije nibo babikubwiye. Utuye u Rwanda, ubu ibyo bintu n'ibyo urumva si ibyo bintu byinshi umva bibaho, ntibishoboka. Kura y'amaso ubwo iyo serivisi urayiheba cyangwa urasakambira. Uraganduka. Nahoze mvuga kugira ngo ube ahantu, reka nshyire mu Kinyarwanda gakondo, kugira ngo ube ahantu uri umuntu w'Imana, ukunda Imana, ushaka gukurikira Imana,
ukiranukira Imana ukora ubushake bwayo uri aho hantu, we guhura, we kugongana n'imigenzereze y'abo mukorana batizera ibyo wizera. Hari uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere, warabaganje ubemeza ko ibyo bintu bizira, uba wera imbuto muri benefit ugiye kubibona, cyangwa wewe waraganze. Niba waraganze rero ifite ingaruka nizo tugiye ntugira ngo tutazi. Niyo ngingo ya gatatu inayisoza ngira ngo nsoreze. Bantu b'Imana, dufite inshingano. Niba uyu munsi itorero rya Kristo ryambuwe agaciro, niba uyu munsi itorero rya Kristo dufite abantu bakijwe bangana nk'uko bakijwe muri iki gihugu no muri uyu murwa, nta hantu ho gukorera habaho mu Rwanda hatari abarokore, tukaba tugifite agaciro gake k'itorero, impamvu ni twaganukiye system z'isi n'imwe. Ariko kuntumira ahantu kwigisha mu giterane ngira ngo bamwe mujya mukijyamo, rimwe abantu young professionals, abantu urungano ruri inyuma yanjye cyane ho, bari mu myanya y'akazi mu ma offices b'abakirisitu. Bamwe impamvu ze mu urungano ruri inyuma yanjyeho nuko bamwe bazi bari muri za segonderi wa gatanu wa gatandatu cyangwa muri za kaminuza agenda ndumva uvugabutumwa hano muri mujyi wa Kigali, bahise kuntumira bagira igiterane ngarukamwaka cy'aba professionals b'abakirisitu. Bamwe mushobora kuba mukiganya cyangwa yitwa camp. Mpamagara muri panelists bari batumiwe kuza gutanga ibiganiro. Wari uyoboye gahunda y'introducing abari bahari. Mu bapanelists harimo bari batumiye rwose abantu bari kuzindi za doktora urungano rwabo bari gutanga ibiganiro, yicaye kuri pano, none barimo introducinga atinda cyane kuri credentials, amadiguri bafite. Ageze kuri umwe avuga ati nivuga doctor ntabwo mvuga umuganga, ndavuga PhD afite doctora. Avuga amashami yakurikiranye byo kwiga. Numva ubwenge bwanjye bubaye nk'ubutwaweho gatoya. Ese ibi ngibi batinzeho hari by'isi tuze, aryo tubijyanye ko iyo nyito kampu Christ ambassadors in the marketplace. You know, Christ ambassadors in the marketplace. Yako kantu ka marketplace niyo mpamvu nashaka tubivuga. Niyo nyito y'icyo gitero. Umutima wanjye uratwarwa PhD ahangaha akaba byuzuye. Kweri nitujya guhiga nizo tuvuga. Niba turi abambasaderi ba Kristo muri marketplace, abahagarariye Kristo ahantu ho dukorera, harya ubu natwe niduhiga nituba tuvuga ibi turahiga ibi bipapuro bakura hariya biyasiriza nihe bifu, kuko ababifite barahari kandi actually tugiye kwiringaniza arabona aho twahuri. Ikintu kimwe wajyana batagira, ikintu kimwe gusa dufite batagira, kimwe cyonyine gusa userukana muri marketplace ugakora difference isi itabona, ni kamere ya Kristo muri wowe. Iyo ushoboye kuganza abo mukorana, ekipi igisaraundi igatinya gukora ibizira ibyo uziririza, ekipi igukikije ikwantura ntiburi cyo n'ijisho ngo babikore, bakaba bazi yuko nubitahura ari bubishyana, ari bubyihangana. Abo nibo bazana imyitozo. Ibindi ni mama waraba, ibindi ni bwese nta kintu bivuze.
It carries no weight. Uzi idebe? Abongereza bati umugani, empty things sound the most. Idebe murari? Ni container ikozwe mu mabati. Iyo ukomanze, iyo kirimo ubusa kivuga cyane. Indimi wavuga, amasengesho wasenga, niba huri batakubonamo itandukanirizo rikomoka kuri Kristo wahinduye ubuzima bwawe, uratera waraza. Igihugu kirakubititse, itorero riraciriritse. Niba hari ikintu gisuzuguye muri uru Rwanda muri iki itorero rya Kristo, kandi nta kindi kituzanye w'igiti, nuko abahagarariye Kristo muri marketplace bamwambuye agaciro, ubuzima bwe ntibabuze. Abakirisitu ni ingwizamurongo, ubuzima ntiburi agahinduka. Isi n'izi ibyo tuziririza, ntiturakayigandura ngo ibeho nkatwe cyangwa itinye kubaho uko ibayeho duhari, ahubwo twebwe nitwe dusigaye tugira dute, niyo kakurimo akuba umwana, ni wowe ugira ipfunwe ryo kugaragaza, ukumva uraza kugaragara nabi, ugiye kwiteranya nawe. Ari nubwo dukoyiringa murabizi, ikinyanjujuru rw'iyo kinjiye muri cya kizu cyacu, ukagira ikigo cyiza. Njye sinzabikora, ariko ababikora ndareba hirya, ntunamubwire. Harya ubwo tuzahindura isi, twahaganze yaduhinduye, harya umuntu atanga icyo adafite. Ibintu ni bibi. Nari ndimo kubabwira ngo nta no man's land, nta zone net ihari. Ubye turakenyera badushorere itorero ry'agaciro, cyangwa turahinduka batwigireho. Isaba radical, some measure of being radical. Ibindi abyita kujambaza amanisiyama. Kasohoza ingingo ya gatatu, isorezaho the benefit cyangwa umumaro yo kwakira iyo tension, kubana nayo. N'umusaraba rero, ubwo mumva yasa kubwira ngo mwikorere, ngo umuntu nadashobora kwikorera umusaraba ngo nkurikire. Nibyo bavuga, it's a cross. It's a cross. It's a tension. Nobody wants to live in tension. Tension is so uncomfortable. Tension is so uncomfortable. Nobody wants to live in tension. nta muntu n'umwe wifuza kubaho mu nkeke. But when you embrace it for the sake of Christ, ariko iyo twemeye tubyemeye tukabyakira ku bwa Kristo, it has benefit. bigira inyungu. Benefit number one, Inyungu ya mbere, it gives glory to God, and part of it, another part of it, part of that number one is that our ministry is not discredited. icya mbere bihesha Imana icyubahiro, hanyuma icya kabiri cyunze kuri icyo nuko umurimo dukora nawo udahinyurwa. John chapter 15, Gospel of John chapter 15 verse 8, and someone else will be opening 2 Corinthians chapter 6 verses 3 through 4. Ubutumwa bwa Yohana ibice 15 umurongo wa 8, undi adufungurire Abakorinto ba 2:6-3. John 15:8 says, "This is my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples." Aravuga ati, ibyo ni byo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. My true disciples Abigishwa banjye nyakuri bear fruit. bera imbuto. When you bear fruit, you influence those around you. Mu gihe urimo kwera imbuto uzigarurira abakugose. I really would like to make a confession here. I no longer have the passion that I had when I came to Christ. Mu by'ukuri ndumva, You may think I am better off being a pastor.
mu by'ukuri ndashaka kwihanira imbere yanyu ndumva ntagifite imbaraga nk'izo nari mfite n'ishyaka nari mfite nkiza kuri Kristo. You may think that being a pastor is another advantage. No, it's not true. I need to contend as you all contend. mushobora kwibwira yuko kuba umupasiteri ari ikindi kintu kidasanzwe kiba cyiyongereyeho, ariko nanjye mu by'ukuri ngomba kurwana nk'uko namwe murwana. When I had just come to Christ, igihe nazaga kuri Kristo, I was a radical believer. mu by'ukuri nari umwizera ushikamye cyane. The reason I said it is an incident I just remembered. Impamvu mbivuze ni ikintu kimwe nibutse cyabaye. I had friends that we used to do those strange things together before I became a Christian. Mbere yuko nkizwa nari mfite inshuti twari dufatanyije kuba muri iyo migenzereze idahwitse y'isi. So I remember I had just been saved for, I think, for maybe 8 months or a year. Muri icyo gihe numva iki kintu cyabereyeho ndumva nari maze nk'amezi 8 cyangwa umwaka nkijijwe. And I was walking on the street in Kampala and I met one of my former friends. Muri icyo gihe ndimo kugenda n'amaguru muri Kampala mpura n'inshuti zanjye za kera twahoranye ntarakizwa. But because of the radical change that God had worked in my life, everybody knew my story. Ariko kubw'impinduka zikomeye Imana yari yarashyize mu buzima bwanjye, abantu babonye indi nkuru bamvugaho. So one of my OBs, old friend that we went to school together, saw me coming across and he was smoking a cigarette. Hanyuma umwe mu nshuti zanjye twahoranye mbere yuko nza kuri Kristo abona nza musanga arimo kunywa Actually, he lives around Kanombe. He's a retired army man. uyu munsi atuye hano muri Kanombe, ni umusirikare wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. So we met, and when he saw me smoking, he dropped the cigarette, pretended he was not smoking. Hanyuma mbonye asa nkaho anyikanze ahita akandagira isigara yari arimo kunywa yigendesha nkaho atari arimo kunywa itabi. How are you, Pastor? Hanyuma araza yicisha bugufi imbere yanjye aravuga ngo bite Pastor. But it was not another strange power that I had. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari izindi mbaraga zidasanzwe nari mfite. I have learned the secret. Ariko nizibanga. If you are proud of who you are, iyo ugitewe ishema n'uwo uri we, when you feel excited and proud of who Jesus has made you, ukumva biguteye akanyamuneza n'ishema ryo kuba uwo Yesu yakugize and we, you are walking with your head high, hanyuma ukagenda wemye udafite ipfunwe. did you know people revere you, people respect you? Ese waba uzi yuko abantu bakumenya bakanakubaha? They cannot only make you commit sin, but they cannot even commit sin in your presence. Ntabwo bigarukira ku kuba batagutera gucumura, ahubwo bibarinda gucumura iyo bakubona. Another big incident that I will never forget in my life. Ikindi kintu cyabaye ntashobora kwibagirwa mu buzima bwanjye. My life was like committing suicide, to be honest with you. Igihe nakirijwe byari bimeze nko guhora amagara. Wabijyagamo, ukabijyamo bigiyemo, ukabijyamo wese. Abandi bakabikwangira, ariko benshi batakubwiye bakabikubahira. Batiriwe babikubwira. Namenye nteko babyubahira. So we had returned to Rwanda. I went to visit a relative. He was a colonel. You know, mu nkotanyi z'abahutu u Rwanda, umukoroneri. That was very big. He had convoys of pandagaris, so many pandagaris behind him. So I went to visit him. I called him on the phone. He asked me to come over for lunch at his house. Man, he had invited so many other people in his home. You know, the battle had just finished. Now I am trembling because I was thinking this is the most respected person I have ever seen. That was, sure, there are so many others, but this I think was the only one I had ever seen so respected. He invites me to a meal for lunch. I come and I'm like almost trembling within my heart. I feel so inferior, too small, and I'm surprised
before we ate our lunch, he called the house to order. There were so many people, including his soldiers, including some junior officers that had come to see him. Everybody had come to eat lunch with him. And he said, before everybody begins to eat, let's ask Joel to pray for us. And I was like, you know, he could not, I don't think he prayed every time he ate. But this time, he could not eat before I prayed. And that's when I understood that although the world tells us, and the devil teaches us that we are despised, we are nobodies, we are dishonored, if we agree that we love Jesus, it is not true. Actually, even hell trembles. Even hell trembles. The nobles have special reverence for you when you honor Christ in your life. ati inkotanyi zigisoza urugamba rwo kubohoza igihugu, hari umukoloneli wamutumiye ngo ajye kumusura. Ageze yasanga mu nzu ye harimo amaesikoti ye yose, abantu bose bahari, ari abantu benshi. Asa nk'aho agize ubwoba bw'uburyo biri bugende, kuko yumvaga ari umuntu yubashye cyane. Ariko ifunguro rimaze gutunganywa, ameza amaze gutunganywa, uwo mukoloneli aravuga ngo mbere yuko buri muntu wese akoze ikiyiko ku isahani, pastor agiye kubanza dusengere. Avuga ati, arangije aravuga ati, numva ndaruhutse mu mutima, kuko ntari nzi aho ndi buhagurukire mvuga ngo dusenge. Oya, no kurya byari bungore, ukuntu ndi busenge ngiye nyine nsengera byari. Ariko ngo mu by'ukuri iyo umuntu yubashye Imana cyangwa ari kumwe n'Imana, n'abadayimoni bashya ubwoba, bahinda umushyitsi. Abami n'abakomeye barakubaha, iyo wubaha Kristo barakubaha. Ariko iyo ubikora biba ari igitambo. Iyo wubaha Kristo biba ari iki? Iyo ukora kubaha Kristo biba ari igitambo. Ariko ntibitinda kubona yuko byera imbuto. Nibyo dusomye hano. Bihesha Imana icyubahiro. It gives glory to God. But number 2, our ministry is not discredited. Someone read for us 2 Corinthians. Icya kabiri ni uko umurimo wacu dukora nawo udahinyurwa. Dahinyuka. Chapter 6, verse 3 and 4. We put no stumbling block in anyone's path, so that our ministry will not be discredited. Rather, as servants of God, we commend ourselves in every way, in great endurance, in trouble, in hardships, and in distress. ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Umurimo twahamagariwe tukawushyiraho umugayo. Ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago, mu biboko, mu mazu y'imbohe, mu midugararo no mu mihati, tuba maso, twirirwa ubusa, dufite umutima uboneye, dufite ubwenge, tutarambirwa, tugira neza, dufite umwuka wera, dufite n'urukundo rutaryarya. Kwera imbuto. Gives God glory. Biha Imana icyubahiro, bihesha Imana icyubahiro. And it credits our ministry. Hanyuma bigahesha agaciro n'umurimo dukora. The reverse dishonors God. Iyo bitagenze gutyo, kutera imbuto bivuze ngo bisuzuguza Imana. And our ministry is discredited. Hanyuma n'umurimo dukora ugahinyurwa, ugahinyuka. Nkuko bimeze. As it is today. Itorero rihinyutse uburyo higezemo. Ariko nta kintu nizi compromise. Aho kugira ngo abisare ba compromising ngo bisanyishe natwe, twebwe turakompromisinga tukisanisha
nabi. Umurimo w'Imana ukaba discredited n'Imana ntihabwe icyubahiro. B, aka ka kabiri k'iyo ngingo, it is a witness to the world. Ari ubutumwa bivuze. ubuhamya buhabwa isi. Our life speaks to the world. It is a witness. It's a message. ubuzima bwacu ni ubuhamya ku isi, hari ubutumwa buhisi. That's why Jesus says, Uyu Matthew niyo mpamvu- 5:16. iyo niyo mpamvu Yesu yavuze muri Matayo ibice 5:12. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. aravuga ati abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru. Bari abapagani bahimbaza data wahe. Ni cya gihe kubera ko bazi ngo hakanaka niwe uhakora kandi uyu niwe ari, ntabwo tuhakorera ibintu byiza. Urumva bahejeje so mu ijuru iki cyubahiro because of your witness. Your life has become a witness in that. Cyari cyo kibuze. Ntabwo ari umubare w'insengero tuzagira muri iki gihugu. Erega natwe kugira ngo bakadutera natwe tukitonda. Reka bazifunge, zimaze no kuba nyinshi, si abatekamutwe gusa. Baherutse kumpamagara mu kiganiro kuri TV Kenya. Njye n'impaka nshaka no kwanga, bampamagaye kuri telefoni yose subject ikiganiro bati ko abantu barimo kuvuga yuko amatorero nayo asigaye yarahindutse ubucuruzi. None se murashaka ngo mbivuge wiki? Oya, murumva nk'abantu bari mu nzego ziyobora itorero mu gihugu, ngo mwebwe murabitekerezaho iki? Bavuga ko iki gihugu ngo ababijyamo ngo babigiramo kwishakira amafaranga. Bahera iki? Ujyayo ugasanga wakoze, nagiyeyo naje kugira ngo njyayo, nari nkina rwaya, ndibuka madamu yandepoje hariya kuri teledisi nyambaye cya kintu cyo mu mugongo, ntanzumva usanga ngira ngo bajya bakurikira za televiziyo mugire umwanya mwarabibonye, bagize bwa clip nk'igihumbi abantu bintabyirize basanzwe ku muhanda ibyo bavuze ku maturo. Ariko abanyarwanda bati umugani ngo yakitse naho utayikorana niho twigejeje. Icya mbere, iyo twimburesinze iyo divine tension tukayakira, tugakora ubushake bw'Imana against all odds, against the odds that surround us because they are there, against the culture that is so strongly established. Culture yubakiye ku mafaranga mujye mwitinya niyo yitishije rero, ariko uzi umuco wubakiye ku mafaranga ugasanga kari kiradadiye kandi goye ku mafaranga nutana n'umuntu yaguhita. Odds zirahari, ariko iyo twemeye kwemburesinga iyo tension against izo odds, icya mbere bihesha Imana yo mu ijuru icyubahiro. Icya kabiri, bituma umurimo w'Imana udahinyuka. Ariko ikindi ni ubuhamya, ni message, a witness to the world around. Iyo dushoboye kubikora benshi barahinduka. Burya ifiyeri ni ikintu gikomeye cyane. Burya it is spiritual. Pride is spiritual. Pride
fear cyangwa ishema burya ni spiritual weapon. Uzareba umuhungu arahaguruka akemeza abantu ko ari umukobwa, sibyo? Ubu hano mu Rwanda n'ibirakara iba mwajyaga muri Amerika mureba abahagiye murabizi. Uzi yuko ubu utinyutse gusa kuvuga ngo umuhungu si umukobwa, ejo bundi hari umujyaji mushya, hari umusaza w'umucamanza muri Supreme Court ya Amerika wari urimo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. So President Biden yanominatingaga umusimbura. Mbere y'uko rero ujyamo ugira interviews muri Sena babanza kukubaza ibibazo. Umudamu w'umusenateri abaza uwo mudamu w'umujyaji aramubwira ngo can you define for us a woman? Uzi kubaza umuntu ugiye kuba kuri benshi y'urukiko rw'ikirenga babita justice, mushobora kuvuga izina ry'uko kuvuga justice sanso. Iyo agiyeho avanaho nuko agiye mu kiruhuko cy'izabukuru cyangwa apfuye. Nirwo rukiko rw'igihugu rw'ikirenga, urukiko rw'ikirenga, umuntu wicara ku rukiko rw'ikirenga ukamubwira ngo define a woman, baramubwira ngo define a woman. Umugore yavuze ijambo ry'iki, umudamu wamwaje nawe ari umudamu, can you define a woman? No, I can't. Sinabishobora. Ko aratinya gukonfrontinga ikindi kintu cy'igihangange, ibyo bita stronghold maze kwiyubaka muri Amerika, y'uko umukobwa ashobora kubyuka akakubwira ngo uyu munsi yawe, cyangwa umuhungu akakubwira ati jyewe nari naribeshye imyaka yose nubwo narongoye umugore nkaba mfite n'abana, nari naribeshye ubu mu by'ukuri ni umukobwa. Buriya ni ibintu bikomeye cyane. Buri gihugu kigira stronghold zacyo. Iyo ni stronghold ikomeye cyane. Barakumwaza bakaguca kuri media, ibitangazamakuru byose nk'uko kera baguteraga mu ndirimbo bakoze amahanga. Baramubwira ndeba umugore urimo kwitegura kuba jije wicara ku rukiko kuri bench y'urukiko rw'ikirenga yananiwe kudefininga what a woman is. Icyo umugore ari gusobanura ngo umugore ni atagirwa adakomeretsa abantu kandi bafite imbaraga. Bamuhesha umutsima umugati we nawe ukomoka, nawe uhungabanya urabugiye, nawe uhungabanya iyo ntebe ayibagirwa. Niyibeshya akavuga ngo umugore ni umuntu ushobora kubyara ugira amabere, definition tuzi uko bayikora akabivuga. Ubwo no kuvuga umwanya araho usezeye kandi ntabwo abyiteguye. Amajwi awumuhesha ibyo amusaba. Icyo navumbuye ni iki rero? Navumbuye yuko iyo umuntu agize ishema, narimo kuvuga ngo it's spiritual weapon. Iyo ugize pride mu kintu, kumva ufitiye ishema ry'uriwe, ukumva rwose arabikora, akajya hariya bakamusuka imisatsi y'ikaryama, akitukuza akaba inzobe, agatangira kwambara utugero tw'abakobwa, urumva? Hanyuma ubundi we akajya mu bitangazamakuru akabivuga. Ejo bundi namwumvise hano no mu Rwanda yarahabaye, abantu bubahaga bazi ngo ni igitangaza ko afite amafaranga, afite n'izina ryogeye. Ejo bundi yagiye habona babwira ko nubwo yari umuhungu yari ari umukobwa, yari umuhungu ariko ubu ni umukobwa. Mu Rwanda nimundeba ntarasaza njyewe ubu ngubu murebe nifite imbaraga zo guhagarara imbere yabo, muzabibona. Na hano mu Rwanda bizaba byabaye ikibazo kuri ntabwo ari kera, niyo mpamvu mvuze ngo ntarasaza, ntabwo mvuga ibyo generation abana atanu. N'ubu ngubu u Rwanda rwahisemo babyita gure area, ni ikintu ni noir ni black, neither white or black, babyita gure. Ubu mu Rwanda amategeko yo mu Rwanda ntashobora gutomora ngo agire icyo abivugaho, bahisemo kuba gure, kiba gure zose. Ariko turashaka kuvuga neza, iyo umuntu yiyakiriye akemera uwo ari we, abyanduza abamukikije.
reka mbabwire torero ry'Imana, umunsi twananiwe guhagarara twemye ngo twemere abo turi bo bidutera ishema tubivuge twemye tutunamye, ntimuzatugereze ko hari abandi bazaza batugana. gusa ninde uje kuza mu bintu nawe byaguteye ipfa? ninde uri buzane mu bintu nawe byo kuba ubirimo? murimo kumva ibyo ntabwo murimo kumva imbaraga z'ibyo tuba. iyo wananiwe kwiyakira ukananira kwemera ko ukijijwe, ukaremera guhagarara, ukananirwa guhagararira uwo uri we uvuga kuri we, reka nkubwire nta n'undi uzabyanduza rwose. forget icyo nicyo tubuze. ubu butumwa uzasigaramo bwumva kuri za kasete ntawe ukibuvugira. ese ubu ngubu baravuga hehe angahe? tugira ishema ryabo turi, nibwo bwonyine bizaba witness kuri world idukikije. isi idukikije izahindurwa n'abo turi bo. ingingo ya nyuma, it is our eternal security. biduhesha umutekano w'iteka. John 17:14 and 15, I have given them your word, and the world has hated them, for they are not of the world, any more than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Yohana 17:14-15. Nabahaye ijambo ryawe kandi ab'isi barabanga kuko atari ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Sinsaba ko ubakura mu isi ahubwo ubarinde muri. Umutekano wacu ushingiye ku buryo tugendana na Kristo uyu munsi. If we choose to stand unwavering and walk with Christ, it is our eternal security. Iyo uhisemo guhagarara ugashikama ugakurikira Kristo, hariho umutekano w'Uwiteka. You are in the thumb of Christ and the enemy cannot take you out. Uburi mu kiganza cya Yesu Kristo kandi umwanzi ntiyabasha kugigukuramo. God bless you. Imana ibahe. I pray that we consider this word. Ndasenga kugira ngo dukomeze gutekereza kuri iri jambo no kuri agaciro. They are not common on YouTube channels. Ntabwo ari ijambo ryamamaye kuri za YouTube. You're not going to find it on many radio stations or even TV channels. Ntabwo uzarikura ku maradiyo ndetse no ku mateleviziyo menshi. It is the gospel of the cross. Kuko ari ubutumwa bw'umusaraba. Embrace it. Bwakire. And it will give God glory. Buzahesha Imana icyubahiro. It will bring credit to the ministry that we do. Bizahesha agaciro umurimo dukora. But you also be honored. Kandi nawe uzubahwa. And it will be an eternal security for you. Let us pray. Nibirangiza bikubere umutekano w'iteka. Father, in the name of Jesus, we thank you. Data mu izina rya Yesu turagushima. Because you speak to us as children. Kubera yuko uvugana natwe nk'abana bawe. You rebuke and chastise. Uradutesha kandi ukaduhana. That's what a father does to the son he loves. Nk'uko umubyeyi abikorera umwana we akunda. And for that we give you praise. Kubw'ibyo mwami tuguhaye. We pray that you guard your word in our hearts. Mwami turagushimye yuko. We pray that you guard your heart in our hearts so that we will not sin against you. Turagusaba kugira ngo ukomeze ijambo rya mitima yacu kugira ngo tutagucumuraho. Give us the grace and the strength to live
by your will. duhe ubuntu n'imbaraga bidushoboza kubaho bijyanye n'ubushake bwawe. We know that what you are calling us for is countercultural, and we need your power and we need your grace for it. tuzi yuko ibyo duhamagarira kubaho mwami bihabanye n'imigenzereze y'isi, niyo mpamvu dukeneye imbaraga zawe kugira ngo tubashe kubaho uko dushaka. Please enable us, Holy Spirit. turakwinginze mwuka wera dushoboze. For we ask in Jesus' name. tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. God bless you.